Hello guys, nongeye kubasuhuza cyane aka kanya ubu ngubu rero aha ngaha wisanze ni kuri Skillnet Rwanda. Ndagusuhuje cyane wowe aho uri hose, waba uri mu gihugu cyangwa se uri hehe. Ibyo tugiye kuvugaho uyu munsi nta kindi, tugiye kuganira ku amateka agiye atandukanye. Ndabasuhuje cyane, ariko amateka twibandaho ni ay'ibikoresho by'ikoranabuhanga cyangwa se applications zigiye zitandukanye. Uyu munsi rero wakibaza ngo tugiye kuvuga ku yihe? Uyu munsi wakibaza ngo tugiye kuvuga ku yihe? Tegereza gato urebe iyo tugiye kuvugaho. Gusa ndakwinginze kugira ngo ntugende wowe utegereze uvuga ati uyu munsi amateka y'iki? Ya WhatsApp. Uyu munsi amateka ya WhatsApp ugiye kuyiga uyarebe, uvuge ko se WhatsApp yaturutse byagenze bite, ese ubundi yaje ite, ese ubundi ni bande bayikariyetinze, ese ubundi yari igamije iki, amabanga ni ayahe se twahishwe ku WhatsApp twige tumenya. Nibyo tugiye kukwereka ubundi mubwira ngo Skillnet Rwanda ni ishuri ry'Abanyarwanda, ishuri ryigisha ikoranabuhanga, riguha amakuru ku bikoresho by'ikoranabuhanga, rikwigisha uburyo ki wakoresha ibikoresho byawe by'ikoranabuhanga. Mubwira ngo niba wisanze aha ngaha, ndakwinginze ngo ntugende udakoze subscribe. Nukora subscribe, ukande like, ushyireho comment uvuge ngo ibi bintu uri kubikora neza, ubundi dukomeze. Sibyo? Ndakwinginze ntugende udashyizeho comment, udashyizeho like, kugira ngo video yacu igere ku bantu benshi. Sibyo? Icyiza ni uko wamfasha nawe wifasha, kuko kwiyandikisha mu ishuri nta kindi ni ugukanda iki? Subscribe. Yes, good. Nuko nguko ibintu bimeze. Hano tukaduhere ku cyambere, ikiyo bita inkomoko ya WhatsApp. Ubundi WhatsApp yakomotse he? Ninde wayikoze? Ubundi igitekerezo cyari icyane? Ubundi byashe biti? Ibi nibyo tugiye guheraho. Icyo kintu tugiye guheraho tukahita tuvuga ngo se uyu muntu wayikoze ubundi WhatsApp rero ubundi yashinzwe mu mwaka w'2009, ishingwa n'umuntu bita Brian Acton afatanyije n'uwita Jan Koum. Bombi bakaba bari bakorera cyangwa se bakoraga ikigo bita Yahoo. Yahoo nicyo kigo bakoreragaho. Noneho rero barangije bahita bavuga ngo reka dukore iki? WhatsApp. Bakora WhatsApp bagamije kuzajya bareba iki? Ubundi bibazaga ngo se umuntu ameze ate, umuntu ubundi byagenze cyangwa se umuntu yiriwe ate, amakuru yiriwe kuri mugenzi wanjye, ku nshuti yanjye ameze gute. Niyo mpamvu rero bahise bashinga icyo bita iki? WhatsApp. N'uyu munsi rero niyo mpamvu turi kwiga iki? Turi kwiga WhatsApp, turi kumenya amateka yayo, tukamenya aho byaturutse, ese byagenze bite ubundi. No, Jan Koum we yari yaravukiye muri Ukraine nyuma y'imyaka cyangwa se nyuma gatoya aza kwimukira muri USA. Muri USA ubwo niho yagiye aza guhura na mugenzi wiwe bakorera mu kigo bita Yahoo. Yes, Yahoo none mushaka kuyimenya nzayibasobanurira, ariko nuko byagenze. Yaje kuvukira muri Ukraine, umunya Ukraine. Urumva WhatsApp yakomotse ivukira ryo ni muri Ukraine. No, iri zina WhatsApp risobanura ngo cyangwa se rikomoka ku ijambo ry'icyongereza rivuga ngo WhatsApp, bisobanuye ngo bimeze biti. Ubundi WhatsApp bivuze ngo bimeze bite ubundi. WhatsApp guys, yes, nuko bivuga. Bimeze bite ubundi, bisobanuye iki ibi bintu. Ubwo rero nawe niba ushaka kugira ngo umenye amateka yose, kadukomeze. Ikintu cya kabiri tugiye kuvugaho uyu munsi kiravuga ngo uyu munsi WhatsApp yagiye itera imbere gute? WhatsApp yazamutse gute cyangwa se yatangiye gukora gute? Ikintu cya kabiri tugiye kuvugaho. Ubundi WhatsApp ukuntu yatangiye gukora mu ntangiriro cyangwa se mu gutangira kwa WhatsApp yakoraga iri aho ngaho nyine, ikora gakeya cyangwa se ikora nka application yo gushyiraho status updates zonyine. Ukora mureba status, ukiri kureba status baba ngo ese runaka postinga iki, ibyo yashyizeho, abandi bagapostinga abashiri babo, abandi bagapostinga utuntu dusekeje, undi akipostinga. Nuko nguko ubundi WhatsApp yaje, bari kugira ngo bajye bashyiraho status updates zonyine, kugira ngo umuntu amenye ngo se mugenzi wanjye ameze ate, inshuti yanjye zimeze gute. Kuko abantu nyine bagendaga bareberaho status gusa, nta butumwa bwari burimo icyo gihe. Nuko WhatsApp yatangiye ubundi. Nubwo uyibona kuriya ukaba ati se WhatsApp byagenze bite. Rero iyi video ntangiye ni ukugira ngo usige WhatsApp yose, buri kantu kose ukamenya. Noneho nyuma yaje kongeraho no kohereza ubutumwa nk'ubwo musiga mwohereza mu video, amaki, ibintu byose, ubutumwa, ama voice note, ibintu byose urabyohereza. Ariko mbere byari iki? Byari status gusa.
noneho yakoreshaga icyo bita push notification kugira ngo abantu bamenye ko ubutumwa bushya buje cyangwa se message nshyashya yaza, bagakora icyo bita push notification igahita iza ugahita umenya ngo runaka arakwandikiye. N'ubu ngubu urabona ko ujya ubimenya ukajya kubona ngo message ziraje za runaka na runaka. Yes, noneho reka twihute tudatinze tujya no ku cya kangahe, ku cya gatatu, nacyo tuvuge ngo uyu munsi icyo tugiye kuvugaho ikindi cya gatatu kuri WhatsApp cyangwa se kuri aya mateka ya WhatsApp, ubundi byagenze bite, byaje biti. Naho tugiye guhita dukomeza ikindi cya gatatu tuvuge ngo WhatsApp WhatsApp. Ariko nkwibutse ngo kandi iki subscribe, sibyo? Kanda subscribe, ushyireho like, comment niba tugiranye kuri uyu muntu tukiri kureba iyi video uri kwibaza ngo ese byagenze bite, se byaje gute. Nuko byaje, nta kundi niko byagenze, nta bundi buryo wabimenyamo uko byagenze usibye gute, usibye amateka. Reka twivugira ku cya gatatu n'indorokanye n'utugambo twinshi. Yes, ukwiyongera ko abayikoresha rero sasa nicyo kintu cyakurikiyeho. Ukwiyongera ko abayikoresha WhatsApp ubundi ubwayo, iyi WhatsApp mu mwaka w'ibihumbi 2011 yari ifite abarenga miliyoni 200 bagira gute bayikoresha ku kwezi. Bazwa kundi baravuga ngo se mu kwezi kumwe, mu mezi abiri, cyangwa se no ku kwezi nakoze iki. Nabo rero bajya babura bati muri ku kwezi abantu bakoresheje WhatsApp bose ntabanga. Rero muri 2011 byageze buri kwezi abantu miliyoni 200 bakoresha, buri wese muri bo akoresheje iki WhatsApp. Niyo mpamvu rero yatangiye kugenda itera imbere. Byatumye WhatsApp rero iba imwe mu mashyirahamwe, urumva mu mashyirahamwe akura cyane mu itumanaho. Urumva yatangiye gukura cyane, igenda izamuka. Urumva nyine abantu miliyoni 200 yari ishinzwe muri 2009, nyuma y'imyaka ingahe hafi 3 itangira kugira gute, itangira kugira abantu bayikurikira bangana kuri. Rero byatumye igira gute, izamuka cyane. None ikindi kintu cy'ingenzi cyabayeho mu mateka ya WhatsApp ni uko Facebook yagize gute, yarayiguze. Ikindi cyo cyakandi tugiye kuvugaho, ubundi Facebook yaje kugura iki, yaje kugura WhatsApp cyangwa se WhatsApp. WhatsApp guys yarayiguze, iza kuyigura amafaranga atari makeya. Ngiye kubereka mugatuma ati yewe mafaranga ko yari menshi. Ubwo rero ubundi muri 2014 Facebook yaguriye WhatsApp ku madolari 19 y'amamiliyoni. Urumva ayo mamiliyoni n'amabiliyoni, miliyari 19 z'amadolari barazishyuye, bituma urumva WhatsApp iba kimwe mu bicuruzwa byagize cyangwa se byaguze agatubutse mu mateka y'ikoranabuhanga. Buriya WhatsApp nayo iri mu gicuruzwa cyangwa se mu gikoresho cy'ikoranabuhanga cyaguzwe agatubutse. Noneho rero nyuma yaho Jan Koum yaje kuva muri Meta nyuma y'imyaka mike nyine, bahise yimukira aragenda Meta ayiva mu kuri amizi. Ubu ngubu uyu munsi WhatsApp, Facebook byose na Instagram ubona ko ari ibintu bimwe byose ni ibya Meta. Niyo mpamvu nyirabyo wese n'umwe. Yes, ubwo rero nuko byagiye bigira gute, bigenda bihinduka. Still now turagera ku mateka ku uyu munsi duhagazeho. Uyu munsi ese bimeze bite? Uyu munsi ubonye video, uyu munsi iyi video kugezeho, ubundi WhatsApp urayikoresha, urayizi cyangwa ntabwo uyizi? Niba uyizi I don't know, but icy'ingenzi nuko usobanukirwa amateka yayo ukamenya ngo byagenze bite, byaturutse. Noneho cya gatanu tugiye kuvugaho WhatsApp n'umutekano cyangwa se uburyo bigenda ubundi kurinda umutekano. Mu mwaka wa 2016 yatangije icyo bita end cyangwa se yaragitangaje, ivuga ko hazajya habaho icyo bita end to end encryption. Bivuze ngo baba bavuga ko message irebwa nawe n'uwo wayandikiye, ngo even na WhatsApp ubwayo ntabwo ishobora kubona iki iyo message yanyu hagati yanyu, ngo ikabonwa n'abantu bameze gute, n'abantu bayandikiranye gusa. Nge wayikwandikiye nawe wayandikiwe, mukaba ari mugira gute, muyibona yonyine. Yes, hano ibikorwa byakomeje kwiyongera. Nyuma muri 2015 habaye icyo bita WhatsApp web. Urabona ko ukuntu ugenda uhuza imashini yawe ukayihuza na telefone. WhatsApp ikaba ari imwe ariko iri no mu mashini, ukoresheje icyo bita Google Chrome cyangwa se ugakoresha indi search engine ujya ukoresha kuri mashini yawe, ariko ugakora icyo bita ugahuza nyine, ugakonegita imashini yawe na WhatsApp yo muri telefone yawe. Noneho habaye icyo bita
voice cyangwa se video call byose. Status 2019 biravugururwa, business app 2018 nayo yagize gute yaraje, none ejo muri 2022 habayeho icyo bita community. Twakunda amagroupe menshi yihuza agakora community nyine, ariko iyo ikaba ari ikintu kinini kigize amatsinda menshi yo kuri WhatsApp. Ugasanga amatsinda menshi yo kuri WhatsApp yarihuje yishyira hamwe akora iki, akora icyo bita community imwe. Urumva ngo uko byagiye bigenda byose. Urumva rero impinduka zagiye zibaho, ubwo murahamagarana mukora ama video call, mugakora ibintu byinshi bitandukanye. Urumva rero WhatsApp yaje ikize gute ikenewe. Ushaka kumenya kuyikoresha rero neza, banza wumva amateka uko byagenze, icyatumye ikorwa. Nakubwiye yuko bashakaga kumenya ngo ese amakuru y'abagenzi banjye ameze ate, ubundi cyonyine kuba uri wenyine ufite amatsiko yo kumenya uko mugenzi wawe ameze, icyo cyatumye WhatsApp ibaho. Rero nyuma yo gutuma icyo kintu cyatumye ibaho, ntabwo aricyo cyakomeje gutuma ibaho gusa, ahubwo yahise yaguka cyane, iba igikoresho cyo kohererezanya ubutumwa no gusharinga amakuru neza no ku buryo bwisanzuye, atari ukuvuga ngo ndareba amakuru gusa ya mugenzi wanjye yashyizeho, ahubwo ndagira gutera rero noneho reba ibikorwa byiyongereye nyuma. Rero ni ibintu nahoze mbikwereka. Ubwo rero niba ushaka nawe kugira ngo umenye gukoresha iki WhatsApp, komeza. Iyi ni video ya mbere yagombaga kubanza kwigisha amateka, ese byagenze bite, bimeze bite, usobanukirwe icyatumye WhatsApp ishingwa, ubundi nyuma uhite ugira gute, uhite umenya uko ugomba kuyikoresha. Yes, reka tugende dusatira umusozo rero. Sasa navuze tugambo twinshi ariko I'm so sorry. WhatsApp rero uyu munsi muri 2023 iyi video nyikoze 2025, ariko nzi ko menshi tuzayibona 2026 kuzamuka, kubera yuko dufite iminsi mike cyane kugira ngo uyu mwaka ugire gute urangire. Rero WhatsApp uyu munsi ifite abayikoresha barenga miliyoni 2.5. Urumva nanjye mvuze ngo miliyari 2.5 z'abatuye isi bakoresha iki WhatsApp. Kandi ikora ku matelefone ya Android, igakora kuri iPhone, igakora kuri Windows cyangwa se ku computer ndetse no kuri web. Ya web naho simbabwira mu kanya. Ikindi ifite icyo bita WhatsApp channel, ikagira WhatsApp page, ikagira n'icyo bita AI chatbot. Urumva isigaye ifite ibintu byinshi kandi byiza. Niba isigaye igira icyo bita chatbot, bivuze ngo ni hahandi ugenda ugacata nanuza na AI, ukaba wagenda ukamuracata nkaho muri gucata nyine, ukaganira nayo ukayibaza ikibazo ikagusubiza, niba ari ugusesenguza ushaka ikabugukorera, niba ari ikintu ushaka kugufashamo, niba ari amakuru cyangwa research ushaka ikayigukorera, igahita ikuzanira data zose zuzuye. Noneho ikindi rero, kuba ukoresha web, nzabikwigisha uburyo cyo connect imashini yawe na telefone yawe n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Nta kindi kintu kizagufasha usibye kugira gute guhanga amaso ndetse no gukurikira ishuri ry'Abanyarwanda, kwiyandikisha nta kundi gukanda subscribe. Reka tugere ku musozo ndetse tunasoza iyi video yacu. Ikintu ngomba kukubwira cyo nuko nta kamaro ka WhatsApp. WhatsApp ubundi itumariye iki? WhatsApp itumariye iki? Wowe andika muri comment ngo WhatsApp ujye dore kimariye n'iki ngiki. Ubundi wowe WhatsApp ikumariye iki? Njya akamaro ka mbere navuze ngaha byo, cyangwa se byaroroshye cyane koherereza ubutumwa ku bantu bose bo ku isi yose. Ubu ngubu ufite WhatsApp, ukaba ufite nimero y'umuntu iri muri WhatsApp cyangwa se bari muri WhatsApp, ushobora kuba wakohereza ubutumwa bwawe bukava hano bukangera bukagenda bukagera hehe, bukagera kure cyane. Niyo mpamvu nkwinginga, niyo mpamvu nkubwira ngo icyagufasha cyangwa se icyakubera cyiza nuko wagira gute, nuko wakora subscribe kugira ngo umenye uko uzajya ukoresha WhatsApp ku isi yose, umuntu wese ukamwandikira. Urumva ubu ngubu nta n'amafaranga bigusaba kugira ngo ugire gute wohereza ubutumwa, ahubwo iyo ufiteho bano cyangwa ukaba uri kuri wifi wohereza ubutumwa, ukareba video cyangwa se amakuru yose bakoherereje nta kibazo. Ubwo rero icyo bigusaba nuko ufiteho bando cyangwa se ukaba uri kuri wifi uri connected. Ikindi kandi WhatsApp yagize uruhare mu bucuruzi, uburezi ndetse n'amadini, kubera yuko ubucuruzi abenshi baramamaza, abenshi bagira gute bakoresha WhatsApp kwamamaza, bashyira kuri status ibicuruzwa byabo, abakiriya bakagira gute bakajya kubigura. Niyo mpamvu rero WhatsApp yagize gute yagiye yamamara ikagera kure. Noneho rero ndakwinginze nawe kugira ngo niba ushaka kumenya ibyo wakoresha WhatsApp ikubyarira inyungu, atari ukureba status z'abandi gusa, ahubwo nawe ugashyiraho ibyo ukabicuruza, nuko wakanda subscribe kuko ubu ngubu nyuma y'iyi video zose zigiye kuza zigiye kuvuga kuri WhatsApp gusa. Ukora kubwira amateka yayo, nkubwira abayishinze, nkubwira nuko yaguzwe, nkubwira ubu ngubu na ba nyirayo, ubu ngubu nyiri Meta niwe nyirayo. Bivuze ngo
kuba wamenya WhatsApp uko yaje, kuba wamenya uko WhatsApp ubundi yakozwe, kuba wamenya ngo WhatsApp ubundi imeze ite, icyo nicyo kintu cyakubera kizima, nicyo kintu cyakubera icy'ingenzi. Reka dusoze mbashimira mbabwira ngo please kanda subscribe. Kanda subscribe, numara gukanda subscribe wemere cyangwa se unyemerere ubundi iyi video tugire gute tuyisoreza aha ngaha. Nkubwira ngo aha ngaha wari uri ni hehe? Ni kuri Skillnet Rwanda, ishuri ry'Abanyarwanda, ishuri ryacu. Ngaho rero reka ibindi byose tubisoreza aha ngaha mbabwira ngo ciao ciao, bye bye.